Bahaye ikaze muri studio za televiziyo Ishusho na radio Imanzi. Mbonereho no gukomeza abanyarwanda muri rusange muri ibi bihe bitoroshye turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ku nshuro ya 32. Muri studio za televiziyo Ishusho na radio Imanzi nakiriye umuhanzi akaba n'umuririmbyi Munyenshoza Dieudonné, mwagiye mumenya mu ndirimbo nyinshi zigaruka ku mateka y'u Rwanda mbere ya jenoside na nyuma yayo. Namwakiye muri televiziyo tugwaye kazi. Murakoze cyane. Umeze neza? Tumeze neza. Muri ibihe turikomeje ngo ibihe bitoroshye ariko turakomeye. Turakwakiriye ariko abantu benshi badukurikiye ari kuri televiziyo no kuri radio hari igihe bamenya umuntu ari uko bamwumvise by'umwihariko aririmba cyangwa se akaba aribwo bamwibuka, ariko ntekereza ko bakuzi ahubwo byaba ari nko kwibiyibutsa cyangwa se kubibutsa indirimbo zawe ariko barakuzi. Kumbaga turabura ikigo cyanyu tuzacyusa banyarwanda tuzahora iteka tubibuka iteka ntibazi icyo muzize kandi ntibazi icyo narungutse yewe kikanyobera genda neza ukuntu nziza batuye neza utatswe n'ibyiza none ubu wasigaranye imfubyi n'amatongo. Nitwa Munyenshoza Dieudonné, abanzwi ku izina rya Mibirizi, abantu bakunda kunyita. Kubera iki Mibirizi? Muri nyinshi wakoze, mu ndirimbo nyinshi wakoze, uduce twinshi wagarutseho, kubera iki Mibirizi? Mibirizi ni ndirimbo yabanje yasohotse muri 1995. Yego. Niyo ndirimbo yabanjije izindi. Noneho kandi Mibirizi kubera ko ari iwacu niho nkomoka. Yego. Nicyo cyatumye bayinyitirira. Kuko yarakunzwe nkajya natumirwa hirya no hino kuyiririmba. Yego. Yego nuko bayinyize. Yego. Jenoside iba mu 1994 wari urubyiruko. Yego. Cyangwa ari wararenze urubyiruko? Nari urubyiruko cyane. Yego. Jenoside iba ari urubyiruko, uko byagenda kose urubyiruko ruba rubona byinshi. Umuntu yamaze kwitwa urubyiruko nuko hari ibyo aba asobanukiwe, hari ubwenge aba afite. Ntekereza ko jenoside iba wari urubyiruko rufite ubwenge ruri kureba igihugu aho kiri kuva naho kiri kugana cyangwa ibyo kiri gucamo. Ariko kandi ku myaka yawe 17 winjira mu gisirikare. Kubera iki? Ninjiye mu gisirikare muri kimwe n'abandi bose. Buriya hari imibereho abantu bari bafite. Yego. Kugira ngo birazwi cyane iyo tuvuga amateka yacu uburyo tuvuga ko hari ubwo yitagwa ko turi abanyarwanda ariko mu by'ukuri tudafatwa kimwe nk'abana b'u Rwanda. Yego. Harimo guhezwa mu byiza by'igihugu, harimo kurobanurwa, kuvangurwa. Yego. Ibyo bikaba byaratumaga abenshi babuzwa byinshi cyangwa se aribyo batemerewe. Ibyo rero byagiye bituma habaho abafata gahunda yo kujya kuba bajya mu gisirikare kugira ngo babohore n'igihugu. Akenshi ni icyamenshi cyabajyana. Mu 1993 ubufasha umwanzuro wo kwinjira mu Nkotanyi. Uwo mwanzuro wari woroshye kugira ngo ubufate, byari byagenze bite kugira ngo uvuge ngo ufashe umwanzuro wo kwinjira mu Nkotanyi nanjye ngiye mu barwanira igihugu, mu babohora igihugu? Navuga ko kubera ibyo namaze kuvuga. Yego. Ariko byaje no kumviramo gufungwa mu byitso. Yego. Kandi mfungwa nari nkiri mutoya. Namaramo amezi 6 ngira ngo ibyitso abitwa ibyitso bose bamazemo amezi 6. Yego. Ariko no kuba barafunguye byaturutse ku gitutu. Icyo gihe gereza ya Ruhengeri igihe yafungurwaga haje kubaho imishyikirano
bemera imishyikirano. Icyo gihe yabereye insere muri cyitwaga Zaire, ni muri Congo. Yego. Noneho inkotanyi zibashyiraho igitutu cy'uko mbere y'uko bashyikirana babanze bafungura abo ibyitso. Yego. Ubwo nibwo nyuma y'amezi 6 ngira ngo mu Rwanda hose ibyitso nibwo byafunguye. Nanjye nibwo nafunguyemo, ndibuka ko twafunganye njye wari muto. Yego. Nawe twafunganye banyibuka kubera ko uwo bari kumwe muto w'umwana n'igihe twabaga turi kumwe. Ubwo rero urumva none kuba barafunguye mu byitso n'abarokotse mu byitso 94 barishwe. Yego. Urumva ko wari ufunguye mu byitso, noneho na ryatotezwa twavugaga noneho byari kuba ibindi. Ubwo rero nahise njya mu gisirikare. Ni iki cy'ingenzi kuri wowe mu gihe cyo kubohora igihugu cyangwa se ku rugamba wibuka cyari cy'ingenzi kuri wowe cyane cyane uri ku rugamba cyangwa mu gihe mwari ku rugamba? Nibuka kubera iyo winjiraga ku gisirikare buri wese hari ibitekerezo wabaga ufite. Hari uburyo wabaga yenda uvuga niba ari uburyo yenda wagiriwe nabi cyangwa yenda ukavuga ati nanjye mbaye umusirikare, nanjye ngize yenda nanjye ukaba ufite iryo shyaka ryo kumva ko bantu. Ariko hari amasomo twagiye duhabwa, hari ibijyanye n'amateka, ibijyanye twarabyigaga mu burere mboneragihugu, tukiga n'iby'urugamba nyine birumvikana. Ibyo rero byose byatumye buri muntu wese ari uko ahinduka, ugahinduka uwo wari uri we ugahinduka undi muntu. Utakiri wanda uvuga ngo none ngiye kurwana kugira ngo nzitura ngire nabi iki, ahubwo ngo ngiye kurwana kugira ngo ngire itandukaniro, duhindure ibintu, gira itandukaniro n'uwo turwana nawe cyo kuzana impinduka. Ariko ikintu nibuka buriya ni urukundo rwarangaga nka turi mu ishyamba. Ugasanga ibintu hari imibereho nyine bumva itari myiza, hari imbeho, hari izuba, kuba mu misozi, kugerageza kwiha morale. Ariko byose mugashobora kubibamo kandi mufite mwese urukundo, mufite uburyo mwubahana mu buryo bw'inzego, kandi buri wese afite na morale yo kumva ko kuvuga ngo nubwo napfa, nubwo ariko abasigara. Ariko icyo kintu nicyo njya nibuka cyane gikomeye, cyane nyine urumva n'impanuro twahabwaga n'abayobozi nyine bari barangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, avuga ngo tugire itandukaniro n'abo turwana nabo. Abo twanaga nabo barwanaga bica, kumva barasahura, ariko avuga ngo mugire itandukaniro ry'abo murwana nabo. Tugire icyerekezo na gahunda yo guhindura ibintu. Nicyo njya nibuka cyane. Mbogamizi nko mu myaka nko mu gihe cya mbere ukinjira mu gisirikare, imbogamizi wahise kubitana nazo cyangwa se wahise ubona? Iyo kigerayo kubera imyitozo umuntu ahabwa, mu by'ukuri buriya nk'ukwezi kwa mbere ubu navuga ngo wampa natoroka nkagenda, kuko uhura n'ibintu nyine utaruherutse bafunze nyine abasirikare n'uburyo nyine bwo utari witeze guhura nabyo. Ariko biba cyane nko mu gihe cy'ukwezi kwa mbere. Ukwezi kwa kabiri ukabutangiye kumenyera, kumva ari byiza, ndetse ku buryo iyo mushoje icyo bita ikosi mwayishoje, ugitangira bamwe batwigisha. Hari igihe ubwa mbere ushobora kumanuka muri nk'umuntu wenda w'umugome kubera ibintu agukora, ariko iyo kosi irangiye ahubwo wumva wamuterura ukamubwira ati burya wangiza undi muntu yagukuyemo nyine ubunebwe, kurakara, ibintu byinshi. Rero
ni icyo ngicyo umuntu by'ingero bwa mbere niko byagenze. Uruhare rwawe rwihariye mu rugamba rwo kubohora igihugu, hari uruhare cyangwa se ni kwa kundi ujyana n'abandi barakora ibi nanjye nkora ibi, baravuga ibi nanjye nkora ibi, hari ikindi cyangwa se uruhare rwawe rwihariye wigeze ibyo wibuka byihariye kuri wowe mu gihe mwari ku rugamba mu guhora igihugu? Ibyihariye ni uko narwanaga nk'abandi. Ibindi bintu nihariye ni uko navuga njye nakunda kurashisha imoso ikintu navuga, ariko hari n'abandi ariko bake cyane. Kurashisha imoso rero akenshi nyine burya imoso hari ukuntu iramasha. Ikindi ntabwo nakundaga kuvuga cyane menshi. No kuririmba ntabwo naririmbaga, nabaga nyine mu gisirikare nkarwana n'abandi. Gusa numvaga gusa nzabikora nkumva bindimo, ariko nta indirimbo nakoze numva zitarenze nk'ebyiri. Mukiri ku rugamba? Tukiri ku rugamba. Yego. Umva Jenoside yakorewe Abatutsi yaragize izihe ngaruka ku buzima bwawe bwite, sibyo kuba ari mu banyarwanda muri rusange, kuri nk'abo nka Munyeshoza Dieudonné? Cyambere nuko navuga twavutse turi 9, abahungu 5 n'abakobwa 4. Yego. Uvuga ngo abahungu 3 n'umukobwa 1. Umukuru wanjye umwe yitwaga Kageme Eustache, ari umwana banjye 2 witwa Karangwa n'itwa Musonera. Yego. Hanyuma na mushiki wanjye bitaga Zaninka. Ariko nifite na data wacu witwa Kayitare na Gahigi. Kayitare Chaste we yari umusekretari wa pariki nkuru. Nyirango barimbwa no muri ndiri ya Mibirizi. Hanyuma n'amasenge witwaga Josephine. Abo ni umuryango wa hafi. Ariko noneho ubuze ababyara banjye ni benshi, ariko noneho abarimu banyigishije, abaganga, abaturanyi n'iki. Ariko noneho n'abanyarwanda bose muri rusange bazi Jenoside. Ingaruka umuntu yavuga, urumva kubura amaboko, kubuje wari uzi ko usanga abantu ntubabone, nabwo burya ni ikibazo gikomeye. Ibyo nyine biri muri rusange. Warabikomojeho uti wari wakoze indirimbo 2 mukiri ku rugamba. Niki cyaguteye gukora indirimbo zigaruka ku mateka ya Jenoside? Cyaguteye imbaraga ukumva ugiye kuririmba, cyagiye guhanga, kuzandikaho, kuzivugaho, kuririmba, warabuze abo bantu bose ariko ukavuga ngo ngiye kuzajya ndirimba indirimbo zigaruka ku mateka yacu? Njyewe nari nzi ko nzaririmba, ariko ntabwo nzi ko nzaririmba indirimbo zo kwibuka. Yego. Kuko buriya no ku rugamba ntabwo twatekerezaga ko Jenoside izaba. Baravuga ngo igihe kizagira tubohora igihugu, dukore nyine nk'abandi dufatanye. Ariko ku rugamba 94 twazaga tunyura mu mirambo, usanga hari urugamba rukomeye. Hari kuba urwana n'umwanzi mu Rwanda, kuba urokora abantu, bandi bakiri bazima mubajyana ahantu hatari imirwano, abakomeretse murabajyana kuvurwa. Ariko nawe urirwanaho ubwawe. Yabaga ari urugamba rukomeye. Aho rero twagendaga tubona imirambo mu nzira, ariko njyewe nabona imirambo hambere myinshi ni ku Rwabusoro. Hari ahantu kunyumva basanze ikiraro bagisenye muri Kigali. None tugagikorera ni usa nk'ujya wambuka za Bugesera gutya kuri Rwabusoro. Noneho hari uriya mugezi nyine, noneho wari wuzuzemo imirambo myinshi cyane. Urabona abantu bishwe baroha muri Nyabarongo nawe uzi kwivura na Kanyaru Karema Kagera. Noneho hari huzuye imirambo ku buryo wibaza ngo ni ibi. Aho rero twatangiye kumenyera ko abantu uko
abantu bashize nta n'umwe noneho turaza icyo gihe ngewe nahereho naboneye imirambo nayibonye yenda no muri Kigali n'icyo ariko twebwe ntabwo twaje muri Kigali umujyi twanyuze hariya Kicukiro tuzamuka ku irebero noneho twatinze twarahabaye cyane ntabwo ari ku irebero tuza kumanuka nyuma duca za Butamwa turambuka tuza kwambuka nyine aho ngaho rwa Busoro za Ntongwe hanyuma ku Rucunshu dukomeza aho niho nanangiza imirambo rero twagiye ducamo yari myinshi cyane ariko nihuse naje kugeraho jenoside imaze guhagarikwa nza kujya iwacu ngeze iwacu ni mu karere ka Rusizi nyine Mibirizi noneho mpageze nibwo nabonye uko nari nahasize nuko mpasanze hari n'igihe wagira ngo siho aho rero niho kubera bya bindi nabonye mu nzira noneho nuko nsanze iwacu burya hari ibintu mu muntu bihinduka ako kanya ntangira kumva muri njye ntangiye kumva nagira icyo mbivugaho mpera rero iwacu nkora indirimbo ya Mibirizi kuko indirimbo ya Mibirizi abantu barayikunda nza gukurikizaho njya ku Mugote ni mu karere ka Rulindo kurikizaho Nyanza y'Ibutare hanyuma izo ndirimbo maze kubona abantu bazishimiye reka nkora indirimbo noneho ihuza ya rusange ubwo nakoze indirimbo twarabakundaga hanyuma izakurikirwa n'umunsi avuka izo ndirimbo nizo zabanje mbere y'izindi mu ndirimbo zawe ubutumwa witsaho cyangwa se uba ushaka gutanga bwihariye guha abanyarwanda ni ubuhe? Icya mbere mu ndirimbo zanjye akenshi zigizwe nibura ibyiciro nka 3 cyangwa 4. Yego. Icya mbere ni ukubanza kwibutsa abantu kera mbere abo twibuka bakiriho hari ibintu tubibukiraho. Yego. Hari igihe ibintu byari byiza turi kumwe nabo twishimye tutarama no kwibutsa kera ibyiza bakiriho. Ni ibihe byiza kera mbere ya jenoside none ikabigira cyane. Icya kabiri kikaba no kuvuga nubwo ibyo byiza byariho ntabwo byaje gukomeza. None icya kabiri kavuga noneho amateka mabi nyine yaturanze ko amateka ya jenoside noneho nyuma iyo urangije utanga ubutumwa bwo gukomeza abantu no kwigirira icyizere ariko nubwo ibingibi byose byabaye ariko ukabashishikarira kongera gukomera gufatana umugongo kugira ngo twongere dusane twiyubake. Ni ukuvuga ngo akenshi indirimbo zanjye ziba zikubiyemo ibyo bintu uko ari 3. Mu ndirimbo zawe hari indirimbo ufite igaruka kuri Munyeshoza Dieudonné wenyine ku buryo umuntu ashobora kuyumva akamenya uwo uri we akamenya ibyo waciyemo nkawe ku giti cyawe? Make ivuga amateka yawe wowe wenyine ishobora kugaruka kuri wowe cyangwa se waririmbye ushingiye kuri wowe utagiye kuri rusange cyangwa se tutarebye amateka duhuriyeho nk'abanyarwanda, amateka jenoside ingaruka yagize ku banyarwanda muri rusange nkawe noneho by'umwihariko hari indirimbo wakoze igaruka kuri wowe ku giti cyawe? Nagiye ndirimba kuri rusange cyane. Mibirizi yavugaga kuri gace ka Mibirizi kose cyangwa yavugaga ni amateka ya Mibirizi yose. Ubundi Mibirizi ni paruwasi imwe muri paruwasi 5 zabanje mu Rwanda. N'ubu uyu mwaka tuziziza imyaka 125 ngira ngo ni mu kwa 7 cyangwa kwa 8. Buriya ari paruwasi za mbere. Yero Mibirizi ni paruwasi imwe muzabanje. Yego. Urumva rufite rero navuga ngo yari ifite imirenge kera bikitwa amakomine. Imirenge udusozi tudukikije dukora ku makomine 3. Yego. Iyo Mibirizi yari muri Kimbogo ariko hakaba udusozi two muri Nyakabuye. Yego. Ahandi akaba udusozi two muri komine Gishoma naho ngaho na Kimbogo. None ariko kure bose ari paruwasi Mibirizi. Nuko nakoze rero paruwasi Mibirizi yose
hanyuma nabonye ko wari urubyiruko mbere ya jenoside yakorewe abatutsi ariko hari urubyiruko rwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi abavutse nyuma nanjye ndimo iyo urebye wowe biciye mu bihangano byawe cyangwa se mu mateka n'ubundi twiga mu mashuri ubona amateka jenoside yakorewe abatutsi yakirwa gute mu rubyiruko cyangwa barafata bati numva hari intambwe yamaze guterwa umuntu yakwishimira kuko urubyiruko rwinshi bamaze gusobanukirwa ku buryo iyo urebye uko bibuka ukareba uburyo mu by'ukuri biyubaka biga n'uburyo bafite ubumwe urubyiruko rwacu ubumwe rutakirimo amacakubiri ubona ni ikintu umuntu yakwishimira cyane ariko ntibibuje ko n'ubundi turacyafite urubyiruko nubwo atari benshi ariko bagifite za ngengabitekerezo ariko bakomora ku babayobya ku miryango ku babyeyi babo babayobya ku buryo ubu ni rwo rugamba dusa nk'aho turi kurwana kugira ngo basobanukirwe kuko ntabwo dushaka ko urubyiruko ruyoba kuko iki gihugu cyacu aho cyavuye amarorerwa cyabayemo nta munyarwanda n'umwe twabyifuriza cyane cyane nta mwana muto nta Rwanda rw'ejo rwo hazaza tubyifuriza kuko ni rwo rugamba twese turwana kuko hari abakibayobya kandi urubyiruko niyo dushimira ababohoye igihugu tubona bari urubyiruko ariko niyo tuvuga n'abagiye mu bwicanyi nabo bari urubyiruko n'abagomba no kubaka igihugu ni urubyiruko niyo mpamvu abakuru twese tugomba gufata iya mbere kugira ngo dukore uwo mukoro wo gukomeza urubyiruko kandi dukurikije intambwe imaze guterwa umuntu afite icyizere hanyuma ubona umuziki ufite uruhe ruhare mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda ndetse no gusakaza amateka n'ubundi ari amahanga akamenya ibyabaye mu Rwanda akamenya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ni uruhe ruhare rw'ubuhanzi cyangwa rw'abahanzi muri rusange abahanzi rero cyangwa se ibihangano bifite uruhare rukomeye cyane mu kuba rwasakaza ikintu cyangwa rwakangurira abantu kandi kikihuta vuba rero ngo buri igihangano gikoze neza bakigeranya nk'akayira kagana imitima y'abantu ku buryo bworoshye abantu none bagakora shingiye no ku bihangano nzanyengira cyane nk'inzego zo kwibuka yibona hari abantu bakubwira ko zabafashije urumva nabyo ni ibintu ubona byishimirwa ariko iyo ibihangano nabwo bikoze nabi umuhanzi ashobora kuyobya abantu cyangwa akayobora mu nzira nziza ibihangano bikozwe nabi nabyo ngo ubundi buhanzi tubigeranye n'ikiraro umuntu yamukiraho iyo ibihangano bikoze nabi biba nka cyakira ni ukuvuga ngo abantu bamukira kuri bwa butumwa bukabajyana mu nzira nziza iyo rero ibihangano bikoze nabi icyakiro gisenyuka bikagwa ntibambuke ntibashobora kwambuka niyo mpamvu rero ngira mwabonye ko n'aya mateka tuvuga hari abahanzi bayagizemo uruhare bahimba indirimbo zishishikariza abantu urwango zishishikariza amacakubiri hari abahanzi bagiraga indirimbo za morali ndetse bafashe n'iz'Imana bazihindura izo urwango nka muntu niba yaranaryamye akumva ya ndirimbo akagira morali kugira ngo agahaguruka akajya kwicana urumva rero ni ubuhanzi hari ubuhanzi bwagize uruhare mu gusenya igihugu no gutiza umurindi abakoze jenoside ariko n'ubuhanzi none nabwo bwagize uruhare mu kongera kubaka igihugu niyo mpamvu rero navuga ko nashishikariza ko abahanzi twafata iya mbere mu kwigisha ibyiza kuko dufite uburyo bwo gusakaza ibintu kandi bikagera kuri benshi two kuba abayobya two kuba basenya aho tuguye abafasha abantu kugira ngo biyubake tuvuge ko hari abasirikare cyangwa se hari abantu bari mu ngabo n'ubu ngubu bifuza abahoze mu ngabo z'igihugu cyangwa se abahoze ari abasirikare
bo mwahoze mufatanya nabo wenda batakiri abasirikari ariko bahoze ari abasirikari ndetse bagize uruhare mu kubohora igihugu nabo bifuza kuba abahanzi, ubutumwa bugufi cyane wabagenera nk'umuntu wabibanjemo cyangwa ubirimo? Yego, yenda abahoze ari abasirikare batakirimo mbona ko bamaze gukura ariko bashaka ko gukura se byatuma bataririmba, ariko impamvu ivuga ntabwo uvuga ko batabishobora, ariko guhanga icya mbere ni uko bifitiye impano, kuko hari abahanzi bahanga bakagira ubuhanga kandi mu buryo butandukanye. Ikindi cya kabiri ni ukubikunda, kubihumura, kubifitiye impano ugende kubikunda. Ariko niyo waba ubifitiye impano unabikunda ariko ntubishobore, ushobora kwiyambaza n'abandi. Ushobora guhanga ariko ntushobore kuririmba, ushobora kuririmba ariko ntushobore guhanga. Kwandika burya bose n'ubufatanye. Hari ushobora kuvuga njyewe nanditse amagambo meza, nta buryo wayanshyira mu ijwi tukaririmba, nta buryo sinzi gucuranga ntiwancurangira, nabyo birashoboka. Hari ubushake ibintu byose byashoboka yari mu bufatanye. Ariko njyewe abo nabwira cyane njyewe ni abakiri bato. Abakiri bato banabishobora no gucuranga babishobora. Kwiga gucuranga iyo ubyize uri muto babishobora. Ishuri ni byiza kuko wiga n'amanota n'amategeko byose urabyiga ukabikora ku buryo bw'ubuhanga. Ariko hari n'ubabizi ariko atarabyize. Nanjye ntabwo nigeze niga amasolfeje mu muziki, ariko ngira ngo hari ikintu cyanshimishije rimwe. Nagiye mu marushanwa y'indirimbo yubahiriza igihugu y'imwe, ariko nyine nari nahuye n'abari haje abapadiri, haje abazungu, haje abantu bize muziki rwose buryo bagaronka nkaboneza, ariko nakoze indirimbo ya gatatu urumva se nta ntara bakaze baranje bashyira mu manota mbona iba ya gatatu nawe ndi mu magana urumva ko iyo hazamo n'ibindi ariko impano burya irakora cyane, hanyuma n'ibindi bakaza. Ariko abakiri batoya ndabashishikariza ko bajya mu buhanzi kuko ubuhanzi ni bwiza. Ubuhanzi butuma hari umusanzu utanga, ariko no kuba bishobora ibyo bwanabatunga, ariko bo bakanabyiga bakajya mu ishuri bakamenya gucuranga, kuko burya iyo ucuranga abandi bagucurangira si kimwe n'uko waba uzi kwicurangira. Burya hari ikintu kiburaho byanze bikunze, ariko uzi kwicurangira ibyawe bitegura neza uko ubishaka, ahubwo ukabwira abantu ati muze mu nyongere. Ariko ubuhanzi ni bwiza, bantu bakiri batoya cyane cyane abasirikare bari mu ngabo rwose, guhanga ni byiza, kuririmba ni byiza, ariko cyane iyo uririmba neza, iyo uririmba ibintu byubaka abantu. Ni izihe ndangagaciro wakuye mu gisirikare zigufasha kugeza ubu no mu muziki? Icya mbere buriya kibaho ni ugukora ikintu mu gihe cyacyo, ukagira gahunda. Ikindi buriya hari ibintu bibiri bijyana, iyo kimwe gikozwe ikindi ntigikorwe ntacyo bimara. Hari gukora no gusenga, gukora ukanasenga byombi birajyana. iyo kimwe niyo wakora uti, ariko iyo byose ubikoranye neza ibintu bigenda neza. Ikindi rwose iki gihugu cyava ahantu habi, ariko cyagize ibigwari kigira n'intwari. Ariko ngira ngo twese nizeye ko nanjye ndimo nabashishikariza ko iki gihugu tugomba kugikomeza, tugakomeza tukarangwa n'indangagaciro, tukagira ubumwe. Burya ubumwe nibwo bwa mbere mbere y'ibindi byose. Hanyuma ibyo ngibyo nibiba nta hantu tutazagera, kandi aho tugeze honyine haraduha icyizere cy'uko n'ibindi bizashoboka. Indangagaciro icyo rero nakuye icya mbere ni ukugira uburyo gukora kuri gahunda, kwirinda icyo ari cyo cyose
cyadusubiza inyuma. yego cyangwa ariko cyane cyane no gukunda igihugu cyacu, gukunda igihugu, tukagikorera tukagiteza imbere, ariko cyane tukabanza kuba bamwe, ubumwe buzira amacakubiri, buzira urwango, buzira irondakoko n'akarere nk'uko byari byarutse iki gihugu, ariko kugira ngo nibyo turi kubaka kandi twese dufatanyije. Ndi ishusho y'urugendo rwawe rero nyuma yo kuva mu gisirikare muri 2016, urugendo rwawe byagenze bite mu magambo mato cyane cyangwa make cyane? Amakuru yanjye yazi. Amakuru yanjye yazi. 2016 rero niho twagiye mu buzima, twemerewe kujya mu buzima busanzwe. Ariko iyo ugiye mu buzima busanzwe ntabwo bivuga ko utaba ukiri muri za nshingano. Bivuga ko bari umuntu usanzwe. Ubundi umuntu wese cyangwa uretse n'igisirikare gukorera igihugu, umuntu abisoza ari uko yavuye mu buzima. Mu gihe ugihari, kuko n'umusaza w'imyaka 100 burya bafite ibitekerezo. Ariko ntekereza ko nanjye ntabwo ndasaza cyane, nta nubwo nuvuga ngo uretse umwambaro tuba twakuyemo, ariko ubundi ntabwo imbere haba hahindutse. Ariko kuvamo rero nagiye mu buzima busanzwe, hari ibyo noneho ujyamo ukaba wakwikorera, ukajya mu buzima busanzwe. Navuyemo nyine ndaririmba, niko kazi nkora cyane, niko kantuza. Niyo igihe kitari cyo kwibuka ngira hari na orchestre nongeye orchestre yakundwaga kera, yari yarabaye nkaho yazimye byarangiye, ndongera kuko nzi ko yakundwa n'abantu, ndayibyutse tw'impara. Abenshi bajya baza mu bitaramo, turatarama cyane, njya mu bukwe, njya nsohora n'abageni buriya, turatumirwa mu turere hirya no hino tugatarama. Noneho ariko no muri bihe naho twifatanya n'abandi kwibuka amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Ariko n'ibindi buriya n'ibindi byose ibyo umunyarwanda wese asabwa kuba yakora, ariko cyane cyane kuba tuba turi kumwe n'abandi bose. Nta kibazo rero, ndumva ni amahoro, bigenda neza, kandi mba nkiri umuntu aba akiri wa wundi. Bivuze ngo anytime uri tayari. None ntabaye tayari nagihana. Birumvikana. Tumaze iminsi mikeya tubona, n'iminsi mike n'igihe gito cyane, tubona urubyiruko rugifite imyumvire ikakaye, imyumvire mibi, ariko nakwita ngo ni amaco y'inda, sinzi ukuntu twabyita, ariko nayo n'amaco y'inda. Amaco y'inda. Hari ubujiji, hari amaco y'inda, ariko ubujiji yenda muvuze ko hari igihe dufite nk'abantu bakiri bato, cyangwa se kubera uburyo babayeho, afite imyumvire utamurenganya kubera uburyo yabayeho. Icyo gihe bisaba ko tumwigisha, tumukangurira. Ariko hari n'abandi b'amaco y'inda bo turabafite benshi, ubu nibo twejeje, ariko ntabwo ari byiza. Ubupfura buba mu nda, yaba nini bugatuba. Dusa n'abari kugana ku musozo, intego cyangwa se gahunda ufite n'ubundi mu muziki mu gihe kiri imbere n'izihe? Gahunda mfite ni uko icya mbere ni uko ngiye kongera ibihangano, nkurikiza ibintu byateguwe mfite muri ino minsi iri imbere. Ni byinshi cyane, ku buryo ngira ngo mfite na channel yanjye YouTube yanjye, ukanda ngo ni Mibirizi Munyanshoza official. Mibirizi, iyo udatabanje Mibirizi, hari abandi bantu babize, hari abantu bajya biba
bagiye bazibiba Baragenda bakita amazina yawe. bagafata izina rimwe ubundi bagashyiraho ibindi bakajijisha abantu ariko ubundi banza Mibirizi Munyanshoza official ubu ngubu namaze no kuzuza abantu 100 yego urumva ni ibintu byiza cyane nta zindi mbuga ukoresha natangiye kuzifunguza nazo za Facebook Instagram byose na TikTok byose byatangiye ndagira ngo mwese ibyo abanyarwanda bakeneye umuntu ababizi yego turi kwibuka ku nshuro ya 32 hari ubutumwa wagenera abanyarwanda muri rusange muri ibi bihe bitoroshye byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. murakoze ubutumwa natanga muri ibihe byo kwibuka nubwo twibuka buri gihe yego ariko iki gihe cyo kwibuka muri iyi minsi 100 aho turushaho yego tuba tugira ngo dukomeze twibuke tuzirikane kuri aya mateka yego kandi duhe n'agaciro abacu bishwe muri jenoside ni ukuvuga ngo ni igihe kwibuka ni ibya buri munyarwanda wese ni ukuvuga ngo kwibuka wibuka amateka tuyibuke nta na kimwe dukuyeho tuyavuge uko ari kugira ngo tuyamenye uko yateguwe uko yakozwe ingaruka yadukururiye kandi abanyarwanda twese nta n'umutara yagizwe n'ingaruka za jenoside hanyuma tubone uburyo turwanya ikibi kwibuka rero buriya ni umuti mwiza utuma abantu bamenya kugira ngo babone uburyo babirwanya nkabarongera ngo dufatane umugongo cyane cyane tubone no guhumuriza no gufata umugongo abarokotse jenoside ariko kandi ndagira ngo dufatanye no kurwanya hari abagihakana hari abagishaka gupfobya hari abasibamanganya ibimenyetso kandi nyamara nubwo banabikora nabo ubwabo barabizi ko bigiza nkana barabizi kuko jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu manywa y'ihango irazwi rwose n'ibintu bidashobora gusibika abo rero dufatanye kubarwanya kuko ni abashaka kongera kudusubizaho ahabi twavuye kandi ntitwabemerera nkaba nongeye gukangurira urubyiruko kugira ngo aya mahirwe mufite kuba mu gihugu cyiza kitarobanura giha amahirwe abanyagihugu bose rubyiruko rero muri mwese ndagira ngo nimubumbatire ibyo byiza mufite ntibizaduce inyuma maze muzagire u Rwanda rwiza natwe tuzasige ari rwiza jenoside ntizongere kugaruka muri igihugu cyacu hanyuma dukomeze kwibuka twiyubaka reka ngushimire wakoze cyane kandi nawe mbonera kukubwira ngo komera mukomere namwe kandi namwe murakoze cyane